Ndagusuhuje nshuti muvandimwe mwiza, nshuti y'ibihe byose, inkoramutima yanjye twabanye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2025 tuwusoza tweza uyu munsi wa none, tukaba dutangiranye 2026. Amahoro y'Imana nabane nawe. Ni Mr. Jean Ngugu kuri Iris Rwanda TV. Ndagira ngo uyu munsi wa none, inkuru y'uyu munsi cyangwa se ikiganiro cy'uyu munsi, ndaza kugaruka ku mibanire y'ingo zigiye zitandukanye mu buryo bw'imibanire y'umuryango. Ese umuryango utekanye, ubayeho mu mahoro, ubayeho mu mutuzo, ugomba kuba ubanye gute? Bakwiye kuba barahuye gute? Bakwiye kuba barabanye mu gihe kingana iki? Dore ko ndaza kwifashisha inkuru ya radio Ishingiro yigeze gukora mu minsi yashize, ubwo iyi nkuru bivugwa yuko abagabo babiri baguranye abagore, umwe atwara umugore wundi, bari bamaze kubyarana inshuro enye cyangwa se abana bane, umwe atwara umugore wundi n'undi atwara wundi. Bikaba bivugwa ese babanye bate nyuma y'igihe babanye? Uyu munsi wa none niki societe ibigiraho, bahagaze bite kugira ngo abangaba babe bahagaze gutya? Ni inkuru ndaza kwifasha muri Gicumbi. Twakorimana Innocent wabanye na Musabyimana, babyarana abana bane. Umugore baza kumutwara, uyu wa Hakorimana Innocent bari babyaranye kane, atwarwa n'undi mugabo. Aba bakaba bavuka mu mudugudu, noneho uwo mugabo wamutwaye umugore nawe ahita amutwara umugore we. Sinzi niba muri kucyumva. Umudugudu wa Gatare, akagari ka Mutandi, Imutete muri Gicumbi, niho iyi story yabereye, cyangwa se behind the story niho yaje kuba ibera. Mu gihe mu Rwanda turi kugenda tubona abantu benshi bari kwicana, abandi bagaterana n'amafuni, kumva umuntu yapfuye, kumva umuntu yiyaho yamaze kwica babyaranye cyane banakundanye, ukumva umuntu yishe umwana we, kumva umuntu yishe uwo bavuka, nuko n'umuntu yishe umuvandimwe wa hafi. Ibi biri guterwa n'iki muri iyi generation turimo, muri iki kinyejana? Ngiye nguhaye ikaze. Ni Mr. Jean Ngugu kuri Iris Rwanda. Icyambere kuri subscribe, like, share na comment niba utarabikora, ubundi kugira ngo niba hari n'igitekerezo waduhereza ukiduhereze, dore ko mwadukunze cyane muri filme Ikiriyo cy'urukundo ndetse na filme zigiye zitandukanye. Ariko mu minsi iri imbere ndaza kuba mbahereza filme final season, new volume Ikiriyo cy'urukundo. Nimwe muzanyemera kugira ngo mbe nabasha kubikomezamo cyangwa se mbe nabasha kubivamo. Dore ndi umwana wanyu, ndi umuhungu wanyu, ndacyari muto, nkeneye gukora, ndacyari gato katari gitoya, ndacyari muto ukeneye sheja ryanyu, ndacyari mutoya ukeneye ibitekerezo byanyu kugira ngo nkomeze kuri iyi si, nkomeze mbagezeho ibyo mwifuza. Ntarakomeza, dusuza abantu bakora kuri Centre Pastoral Notre Dame de Fatima, Imana ibamugisha. Abantu bakora kuri Lipia Restaurant iherereye mu mujyi rwagati wa Musanze, hano hafi na ADPR, mu marembo yayo aho ngaho werekeza mu Bereshi. Aho ngaho niyo restaurant iteka neza ya mbere dufite mu majyaruguru y'u Rwanda ndetse no mu karere ka Musanze. Nakubwira ngo kugira ngo umuryango ubeho neza utekanye birasaba iki? Kugira ngo tube dutuje birasaba iki? Yashatse umugore wamukunda, babyarana inshuro enye. Nyuma y'izo nshuro, nyuma y'abana bane bari bamaze kubyarana, umugore we yatangiye kujya mu kabare akanywa agasinda, agataha bukeye cyangwa se agataha saa sita z'ijoro. Undi mugabo basangiye mu kabari akamuherekeza akamugeza ku rugo rwe, kugeza ubwo umugabo we yafashe icyemezo cyo kujya kumutega kugira ngo amukundagurane n'uwo mugabo. Ariko ubwo yaje kumufata, umugore w'umugabo aza gutabaje gukiza umugabo we. Umugabo aramukubita, wari we unamumena igufa. Nyuma yaho baza kugurana abagore, umwe atwara umugore wundi n'undi atwara umugore wundi. True story for there. Ni inkuru mpamo yabereye Igicumbi, hano mu karere ka Gicumbi. Ariko uyu munsi wa none babanye bate? Imibereho yabo ihagaze gute? Tega amatwi. Nitwa Mr. Jean Ngugu. Ni inkuru dutekesha radio Ishingiro, turaza kwifashisha muri iyi nkuru yacu. Duretse kumva umugabo muri Kigali
umugore wagiye ngo wabesha umugabo ngo agiye kuri mission ariko agiye gusambana n'undi mugabo dore cyo kumva ni byinshi cyane biri kuvuga kuri iyi mihanda kubyerekanye no gushaka no ese urubyiruko ruzinukwe cyangwa se biyemeze bishore muri ibyo bintu bari kubona abasaza n'abakecuru barimo baragenda bavamo tubikwiye ese tubafatireho uruhe rugero ese ni isomo twigiza kuri twebwe cyangwa durema amasomo yacu n'umunsi mwiza nkwiye kubifuriza ndi mu muhanda nerekeza Kibogora Polytechnic ahantu hagiye kuri graduation muri Nyamasheke ku nshuro yabo ndibuze kubabwira ngeze nkora live cyangwa se stand up yaho ariko mbamenyeshe yuko turibuze kubana 5 kuri 5 by'umwihariko abantu mwiga hariya muri Kibogora Polytechnic mu karere ka Nyamasheke njewe nkuko mubisanzwe mubizi Mr. Jean Ngugu ndakunda cyane inarimwe kuko ndibuka byari mu kwa kabiri. Hakorimana avuga ko iki gihe umugore we yatashye saa sita z'ijoro umugabo arabyuka ajya gufungura atungurwa no kubona aherekejwe n'umugabo bivugwa ko basangiraga kuva ubwo imirwano hagati y'umugore ufashijwe n'uwo basangiraga iratangira barwana na Hakorimana wasohotse agiye gufungurira umugore. Noneho uwo mugabo bari batahanye yari uwundi umudamu ubwo wa mugabo ashaka kugira ngo ngewe mfate mba ndamukubise aranakomereka akomeretse wa mugore yihustiye kujya guhuruza uyu ngo aze nyine hano aze ngo aribwe umugabo kandi ari we wari kumwe n'uwo mudamu wanyu nyine. Umudamu Mutuyimana Claudine aje gutabara umugabo we yaje nk'iyagatera yinjira mu mvururu birangira akomeretse ukuboko kuravunika dore uko byagenze. Nibwo nahise manza kumusunika abaguye uyu mudamu wanjye dutunga ubutubanye ubwo agwa munsi y'umukingo agwe munsi y'umukingo na wa mugabo utamumuterura mu mujugunya hejuru umugore yari yaguye gucya agwira akaboko agura akaboko urumva na bya biro byose bya wa wundi yaje nawe amwitura hejuru akakaboko karavunika kari karaturitse. Iki gihe abanyerondo bararanye Hakora bukeye bwaho ategekwa kuvuza uyu mugore yahiritse akavunika ukuboko yaramuvuje ariko ukagenda yoroherwa. Ubuyobozi bw'umudugudu wa Gatare busaba ko umugabo we yakomeza kumuvuza ariko byose bitangirwa n'inzira yo kwiyunga. Ubwo turiyunga ariko nkaho wa mugabo yakagiye kuvuza umugore we yese yigira he ajyana n'umwe wa undi wanjye yiyamajije kubona wa undi akomeretse nkaho yakagumye hano agiye wabo agiye iwabo ya mafaranga banciye nkaho wa mugabo yakavuje uwo nguwo wagwavunitse ajya kwisangira he na wa wundi nawe uri iwabo. Uyu mugabo byarangiye ahuye n'ihurizo ry'uko hagiye gutangira kubaho wenyine nyuma y'uko undi mugabo mugenzi we yahise afata umugore we akamusimbuza uwo babanaga wakomerekejwe na Hakora wirwanagaho. Bisobanuye ko uyu mugabo uzwi nka Karamyasa yanze gusigarana umugore ufite ubusembwa kubera kuvunika ukuboko amusimbuza uwa mugenzi we. Umugore Claudine wari utarakira neza imvune y'ukuboko yahise abura uwamuvuza kuko umugabo we yari amaze gutwara umugore w'umugabo mugenzi we. Uyu mubyeyi abuze icyo akora ahitamo kuza gutakira Hakorimana ngo byibura arebe ko yakomeza kumwitaho. Hakorimana nawe kuko umugore we bari bamutwaye amuha ikaze muri ubu buryo. Ubwo mpitamuga rero nawe nimba gucya bimeze kugira ngo ndege honge nkuvuza narasiyo nkajya mu mushakiro nyine ubwo dore bari batuye hara hirya akageza ku mugoroba akanirira ubwo ngeze aho ndavuga ni n'ubundi reka birangirire hamwe gumuhanga kuko nabandi barajyanye. Ubwo kimara gukira hari abahungu twabanaga b'i Kigali noneho ngo arambwira ati uzamuzane kuguga umugore turebe noneho kano kaboko iri gufwa ryanga ryari ryaratandukanye haje mu mwobo akaboko karagondamye abahungu baramufata baramukinisha bakura akaboko ngo pa umwumva yuko ryagufwa ryasubiyemo hatangira kugira gutyo higeze aho nyuma umuntu wako yatangiye koroherwa tubana gutyo. Ubu Mutuyimana Claudine wahoze ari umugore wa Karamyasa yisanze mu rugo rwa Hakorimana kubera amakimbirane yakomotse ku businzi. Amambere yahoraga yumva inkuru ko impamvu umugabo we agera mu rugo mu rukerera yirwana n'umugore wa Hakora ariko akabitera utwatsi. Ahereye kuri ibi byo gucibwa inyuma buri munsi arabihuza nuko yisanze yaguranye umugabo n'umugore mugenzi we. Bakajya bararana muri kabara abantu bakambira atari ko wa mugore uforumye kugira gutyo ugahura nuramukeba wawe ntimurwane kandi abandi bahurira muri kabari bakarwana barabatwaye abagabo wewe uteye ute nkavuga ati ngende imfubyi narikakariye nta kintu nawe ndwana nacyo imibabaro ndayizi ibyo nibibareba bazageraho birangire
ubwo noneho njye umugore baje gutaha saa sita z'ijoro bamanuka hano basinze baca haruguru y'urugo. uyu nguyu rero nawe yarabateze, amaze kubatega umugore numva ari gutabariza aho nari ncumbitse hirya hariya, ari gutabaza ati njye nyamuneka kanaka baramwishe. narahagurutse mu buriri nirukanka ntabaye zamuwe z'abagore cyangwa umugabo wanjye yakomeretse, nagiyeho ndakiza. ubwo birangira mpakomerekeye, ukuboko kwahise kureba inyuma. wa mugabo aho yavuze ati uyu mugore afite impuhwe, afite urukundo, ngwena ngasigara ndwajije mu kibazo mpuye nacyo ntagiteganyije kubera we. uyu mugabo bamutegetse kumvuza, arangije yahise afata ya mafaranga bampaye yo kumvuza ahita agendana na wa mugore bajya kubana. uyu mugabo nibwo naje ndi kureba ndi kumubwira ati nyamuneka ibibazo mpuye nabyo, ya mafaranga wamaye bayatwaye n'udusafura twose batujyanye, ndabahone ko ndi imfubyi nagira iyo njya ndabahone. umugabo arangije aravuga ati rero aho kugira ngo ujye kwangara dore ufite n'ukuboko nta wagutunga, vayo tubana muri ubwo buryo. Nubwo umugabo hakora yisanze yaguranye umugore n'umugabo mugenzi we ndetse na Korodine akisanga yaguranye umugabo n'umugore mugenzi we, yaba hakora ndetse na Korodine barishimiranye ndetse bamaranye imyaka 3. kuri bo ngo barasubijwe ndetse baruhuka imiruho muri ubu buryo. Murangiyewe nkimara gutandukanya nyange n'ura mugore, ngubu nge baba baranamfunze, ariko ubu ngubu nge mbona narashubijwe nta kibazo mfite. Wasubijwe gute? Uretse amakimbirane ya buri munsi twahoraga turwana, ikungu mbura ntari wase. Ngewe impamvu nashubijwe, mama bamwishe 9 nsigara ndi umwana w'icyumweru kimwe, nderwa n'umusazi. amaje gupfa nabayeho mu buzima bubi cyane, kandi papa ariho. nakuze ndi wa mwana utazi papa, kandi papa ariho. naho mumenyeye ntabwo yigeze anyereka umutima wa kibyeyi. nabayeho nabi kugeza ubwo nageze naho nje Kigali ntanahazi, mbaho mu buzima bubi ndakakazwa. natekereje no kwiyahura mfite imyaka 18, ariko Imana irandokora birangira ntabikoze. ubwo rero impamvu nashubizwe ngiye nshima Imana no kuba mfite ahantu mba ntari wa muntu wirwa nzerera bavuga ati dore yanda yahiciye. iyo wabayeho nabi n'ubundi bagufata ukuri nuko utari, ariko nshima Imana kuba mfite ahantu mba. Twagerageje gushakisha uruhande rw'umugabo uzwi nka Karamyaza n'umugore Musabyimana ntibyatworohera, ariko abaturanyi babo baduhamirije ko babanye mu miguruko ya buri munsi ndetse bishoboka ko umugabo yaba yicuza uru rushako. Oya, uwo mugore yari yaramunaniye aba mu kabari, n'umugore n'umugabo umufite ubu arara mu kabari, baramukomaguye mu maso n'ibibamba, bamukubita buri munsi. n'ubu baherutse kumukubita mu kabari haruguru hano ku isantere kuwa 4. bamukubitiye mu kabari nyinjoro saa 4 z'ijoro, saa 6 z'ijoro. ni umusinzi na n'ubu. Aba baturanyi nabo bemeza ko Hakorimana koko yari yararenganye, ndetse bagasaba ko uwari umugore we watahaga amajoro yasinze yakurwa kuba mwanditseho akandikwa ku mugabo bashakanye, kuko n'ubundi ngo byararangiye habayeho kugurana urushako. uwo nguwe rega uwo mugore w'uyu nguyu wa mbere n'ubundi yari umusinzi, bagahora mu makimbirane ya buri munsi, ariko mu makimbirane bahoranagamo ya buri munsi nuko yabaga yasangiye uyu mugore w'uyu nguyu nyine uriya wagiye yasangiraga n'umugabo w'uyu. biba ngombwa rero ko n'ubundi biguranira. none uyu munsi bibaniye mu mahoro. uyu munsi bibaniye mu mahoro. ni ukuri ko Imana Korodina yibaniye n'uyu mugabo mu mahoro. ikibazo ubu businzi bw'umugore bivugwa ko yacaga inyuma umugabo we, bikanatuma habaho igikorwa cyo kugurana abagore hagati y'abagabo babiri mu murenge wa Mutete, byemezwa n'umukuru w'umudugudu wa Gatare Bwana Gasigwa Jean Bosco, unavuga ko ntako batagize ngo babwire uwari umugore wa Hakorimana gushaka aho abarizwa. umugore ashwana na wa mugabo wa mbere, umugore ajya kwikodeshereza. agiye kwikodeshereza wa mugabo amusangayo, barabana. babanye na wa mugore wundi nawe ahita asanga wa mugabo, babana muri ubwo buryo bose. bari twabagira inama y'uko bashaka icyiciro, uriya mugore wa Inosa wa mbere akagira aho yabarizwa. izo nzira ntabwo yigize azigana
kugeza na n'ubu hari. Abahanga mu by'imibanire y'abantu bavuga ko ubusinzi mu bashakanye bushobora kugira ingaruka zikomeye ku mubano wabo, zirimo kudashobora kumvikana, gucana inyuma, ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyangwa se iryo mu ngo, gusesagura umutungo w'urugo no kutita ku nshingano zo kurera abana. Ku muryango wahuye n'iki kibazo ugirwa inama z'uko bagashatse ubufasha bw'abajyanama b'ingo, inshuti cyangwa se abagize umuryango kugira ngo babafashe kumenya uko bakemura ibibazo byabo mu mahoro aho kugira ngo birangirire mu marira. Aha ni Gicumbi, nanjye Nditanga Ishatse Lionel.